Amakosa atatu akomeye abakobwa bakora agatuma abasore babavaho vuba. Yego ubyumvise neza. Hari igihe umukobwa aba mwiza, afite umutima mwiza, yubaha abandi kandi agira urukundo nyakuri, ariko nyuma y'igihe gito agatangira kubona ibintu bihinduka. Ubutumwa bugatangira kugabanuka, guhamagarana bikagenda buke, kuganira bikabura uburyohe, maze akibaza ati ese nakoze iki? Hari igihe aba yumva ko ikibazo kiri ku wundi muntu gusa, ariko ukuri nuko rimwe na rimwe haba hari utuntu duto dusa nk'ingenzi ariko tugenda twubaka intera hagati y'abantu babiri. Uyu munsi tugiye kureba amakosa atatu akunze kugaragara, si ukugira ngo dutunge urutoki abakobwa, ahubwo ni ukureba ibintu bishobora kubaho mu rukundo kugira ngo umuntu abyitondere. Njye nyita Sylvain, iyi channel yitwa Sylvain Cukumbura, kanda subscribe. Icya mbere abakobwa bakora ni ukugerageza kugenzura buri kintu cyose. Iyo umuntu akunda undi ni ibisanzwe kumwifuza hafi ye, ni ibisanzwe kandi kumubaza uko ameze, ni ibisanzwe kandi kwifuza kumenya amakuru ye. Ariko hari umurongo muto cyane hagati yo kwita ku muntu no kumugenzura. Hari abakobwa batangira urukundo neza, bakitabwaho, bakishima, ariko buhoro buhoro bagatangira kumva ko bagomba kumenya buri kintu cyose. Uri hehe? Uri kumwe nande? Kuki utansubije? Kuki ubura online ntunyandikire? Ku ikubitiro bisa nk'urukundo, ariko iyo bikomeje cyane undi muntu ashobora gutangira kumva atizewe. Tekereza umuntu asohotse akajya gukora, akiri mu kazi ukamuhamagara inshuro zitabarika, yatinda gato agasabwa ibisobanuro byinshi cyane, amaherezo ntago yumva akunzwe, atangira kumva ko ari kubazwa. Urukundo rwiza rukenewe kwizera. Kwizera ntibivuze kuba impumyi, ntibivuze kwemera ibintu byose, ariko bivuze guha umuntu umwanya wo kubaho adahora yisobanura. Hari igihe umuntu aba ahuze, hari n'igihe aba acecetse, hari n'igihe aba ananiwe. Ntabwo buri guceceka bivuze ko urukundo rwarangiye. Ikosa rya kabiri abakobwa bakora ni ukwiyibagirwa kugira ngo bashimishe abandi. Iri kosa rirababaza abantu benshi cyane. Hari abakobwa batangira guhindura ubuzima bwabo kubera urukundo, bakareka inshuti zabo, bakareka ibyo bakundaga, bakareka inzozi zabo, bagatangira kubaho kugira ngo undi muntu yishime. Mu ntangiriro bishobora kugaragara nk'igikorwa cyiza, ariko nyuma y'igihe hari ikibazo kivuka. Umuntu atangira kwibaza ati njye ndinde? Kuko igihe cyose wabayeho ushaka gushimisha undi muntu, ushobora kugeraho wibagirwa ibyo wowe ushaka cyangwa se ukunda. Urukundo rwiza ntirusaba kuhinduka undi muntu. Nta muntu ukwiye gutakaza agaciro ke kugira ngo akundwe. Umuntu ugukunda by'ukuri agomba kugukundira uwo uri we. Ntibivuze ko utahindura amakosa, ariko ntibikwiye kugeraho utakaza imico yawe yose. Hari abakobwa batangira gusaba uruhushya kuri buri kintu, bakumva ko ubuzima bwabo bwose bugomba kuzenguruka umuntu umwe. Iyo bigezaho urukundo rutangira kuba umutwaro. Wibuke ibi, urukundo rugomba kongera ubuzima bwawe, ntabwo rugomba kubusimbura. Ikosa rya gatatu abakobwa bakora ni ugutegereza ko undi muntu asoma ibitekerezo banditse cyangwa se bamwegereje. Iri kosa ribaho cyane, umuntu akababara ariko ntavuge, akagira umujinya ariko agaceceka, akavuga uti nagakwiye kubimenya, ariko ikibazo ni iki? Abantu ntibasoma ibitekerezo. Niba hari ikikubabaje kivuge, niba hari icyo ukeneye kivuge, niba hari naho utanyuzwe bivuge. Kuvuga ikibazo si intambara, ni uburyo bwo gufasha undi muntu kukumva. Hari abantu batakaje umubano mwiza atari uko batakundanye, ahubwo ari uko batigeze bavugana neza. Tekereza umuntu ukora ikosa atazi ko yakubabaje, akaba yagukoreye amakosa ariko ntamenye ko byakubabaje. Aho kubimubwira wowe ugahitamo kubirundanya mu bwonko bwawe, umunsi umwe ukazabimubwirira rimwe, undi muntu agasigara atazi aho ikibazo cyatangiriye. Urukundo rwiza rero rwubakwa n'amagambo meza, ntabwo ari amagambo menshi. Ni amagambo asobanutse. Hari ikintu gikomeye abantu benshi bibagirwa. Urukundo si ugutsinda gusa, si ugushaka guhora ukuri, ni ugushaka kumvikana. Hari igihe gusaba imbabazi biruta gutsinda imipaka. Hari n'igihe kumva undi muntu biruta kumwereka ko wakoze neza.
kandi hanini igiye guha umuntu umwanya biruta kumukurikirana. Ariko nanone aya makosa si abakobwa gusa bayakora, n'abasore bashobora kuyakora, kuko urukundo ntabwo rureba igitsina, rureba uburyo abantu babana. Niba warabonye rimwe muri aya makosa mu buzima bwawe, ntibivuze ko byose byarangiye, bisobanuye ko hari icyo ushobora gukosora, kuko abantu beza ntabwo ari abatagira amakosa, ni abemera kuyiga bakayahindura. Niba ukunda umuntu, mube inshuti, muganire, muhane umwanya, ikindi kandi mwubahane, munafashanye gukura. Kandi mwibuke ko urukundo rwiza rutuma umutima utuza. Niba ugeze hano, andika uti hasi mu bitekerezo, urukundo rwubakwa no kumvikana. Cyewe nyita Sylvain, iyi channel yitwa Sylvain Cukumbura, mugire ibihe byiza.